Mbanje kubasuhuza mbani ikaze kuri Pasi Junior. Uyu munsi tugiye kureberamo uburyo ushobora gupracticinga English Proficiency Test. Abantu benshi mugiye gukora ikizamini cy'akazi cy'uburezi mugomba gukora iki kizamini. Kandi kugira ngo umenye niba ushobora kugitsinda cyangwa se kugira ngo ukitegure neza ni uko ugomba gukora practice. Ngiye kubereka website ebyiri z'ingenzi ushobora kwiteguriraho kino kizamini kugira ngo bizaguhe amahirwe menshi yo kugera mu kizamini uzi uko gikorwa. Website ya mbere ngiye kubereka niyo bita Duolingo. Uraza hano muri search bar ukandikamo Duolingo English Test. Numara kwandikamo Duolingo English Test, tuza hano kuri first link, noneho uhita ubona imiterere y'ikizamini uko kiba kimeze. Nk'uko ubibona hano, uhita umanuka hano hasi ukaza hano handitse practice for free, ukaza ukakanda. Ukimara kuhakanda uhita ubona ibice byose biba bigize iki kizamini cya Proficiency Test. Hano haba harimo speaking, reading, listening and writing, ariko ishobora no kuba igizwe n'ibice bitatu bitewe n'ahantu uragikorera. Ibi biterwa n'uko ikizamini cyateguwe. Bashobora gufatamo ibice bibiri cyangwa se ibice byose bakabitamo ko mugomba kubikora. Ukuntu ikizamini kiba giteye, urugero hano kuri speaking, hano uri kubona ibigizwe n'ibice bitandukanye. Hano uri kubona igice cya mbere ni read aloud, read then speak na speaking sound n'ibindi byose. Hano kuri reading baguhereza ibintu ukabisoma. Kuri listening bakumvisha ama audio ukagira ute ukandika ibyo wumvise. Writing noneho baguhereza nk'ifoto cyangwa bakaguhereza topic ukayivugaho, bakaguhereza umubare w'amagambo ntarengwa cyangwa se utagomba kujya munsi mu masegonda runaka, noneho ukagira ute ukagenda uri practicing. Hano duhitemo urugero hano kuri writing. Twanze kuri writing, ukabona ko baduhereje umunota umwe. Umunota umwe tugomba gukora iki? Bagiye kutwereka ifoto, noneho tugira ute tugira icyo tuyandika. Hano uri kubona ko baduhaye iyi foto, baduhaye tugiye kugira ibyo tugira ute tuyandikaho. Uri kubona ko hano hejuru hari time, kuko bari baduhaye umunota umwe, none ugeze ku masegonda 45. Rero ibyo wandika hano uraza ukabitayipinga hano, noneho warangiza ugakanda hano kuri next. Aho ni kuri writing, nuko ushobora gupracticinga writing. Website ya kabiri ngiye kubereka niyo bita EFC. Uraza muri search bar ukandikamo EFC, noneho ukaza kuri first link. Ukimara kugera hano kuri first link uraza ugakanda hano handitse test your English now. EFC ibigizwe n'ibizamini bitatu, ariko ushobora guhitamo kimwe. Ikizamini kigizwe n'iminota 90, iminota 50 ndetse n'iminota 15. Uhitamo ikizamini kimwe. Iyo umaze kubona icyo urahitamo, urabona byose hano biba biri free. Ikindi EFC certificate baguhereza ushobora kuyishyira muri CV yawe. Barakwemeka kuri CV yawe na certificate yemewe. Noneho iyo umaze guhitamo ikizamini urakora, ugakanda hano handitse take the test. Ukimara gukanda hano handitse take the test, hano bahita baguhereza welcome message, bakakubwira nuko ikizamini kigeze ute giteguye. Hano uri kubona kigizwe n'ibice bine: reading, listening, writing and speaking. Bakakwereka n'iminota buri gice kiraba kigize. Noneho iyo urangije uraza ugakanda hano handitse next, bakubaza amazina yombi. Noneho iyo umaze gushyiramo amazina yombi uraza ugashyiramo email hano
ukongera ugasubizamo email ushaka gushyiramo na nimero yawe ariko si ngombwa, ukaza ugacekinga kano kantu noneho ugakanda hano handitse proceed, uhita utangira gukora ikizamini cy'icyongereza bakaguhereza na certificate at the end. Uko rero niko ushobora gupracticinga English Proficiency Test bikagufasha kwitegura neza ikizamini ufite imbere mu burezi. Niba iyi video igufashije kanda subscribe ubundi nkwereke ibintu by'ubwenge.